Reka twizere ko mumeze neza cyane. So nk'ibisanzwe twagarutse mu mwanya w'amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Gusa reka tubanze tubisegureho ku minsi yarishize tutaboneka, tutabagezaho amakuru kubwo impamvu zitandukanye. Gusa guys, ndabasezeranya ko ubu twongeye twabonetse, amakuru agiye uzajya abonekera ku gihe. So inkuru inzanye rero ngimeze gute? Ni ukubera iki umuhanzi Bwiza yahuje alubamu ye n'umunsi mpuzamahanga w'abagore? Mu gihe buri tariki 8 Werurwe buri mwaka mu Rwanda ndetse no ku isi hose bizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore, umuhanzikazi Bwiza agaragaza ko uyu munsi azaba yizihiza imyaka 25 y'amavuko. Hanyuma azanataramira abakunzi be mu gitaramo kizabera mu mujyi wa Brussels, ubwo ni mu gihugu cy'Ububiligi. Yahuje no kumurikamo alubamu ye ya 25 Shades, nyine izaba yitwa 25 Shades. So uyu mukobwa Bwiza asobanura ko guhuza iki gitaramo n'iriya tariki yashingiye ahanini mu guha agaciro umugore muri rusange, kuko nawe ariho agana. So rero ni umunsi nzaba ngomba kwereka abakobwa bato kuri njyewe cyangwa se abanduta urugendo rwanjye ko muri iyi myaka 25 nabashije gukora ibyo nagombaga gukora, kandi uyu munsi bikaba ari byiza. Ayo ni amagambo Bwiza yitangarije. So Bwiza agiye kumurika iyi alubamu ya kabiri ariyo yise 25 Shades, mu gihe yaherukaga gushyira ku isoko alubamu ya mbere yise My Dreams. Yasobanuye yamweretse uko isoko riteye ndetse byatumye atinyuka urugendo rw'umuziki nk'umuhanzikazi. So mu kumurika alubamu ya kabiri, Bwiza avuga ko azafatanya n'abahanzi barimo The Ben ndetse na Juno Kizigenza. Yavuze ko kandi The Ben ari umuhanzi yakuze akunda cyane, kandi kuba barakoranye indirimbo Best Friend abifata nk'ibintu bidasanzwe kuri we, ari amahirwe akomeye n'ikintu kidasanzwe cyane. So Justin washinze Team Production yifashishije Bwiza mu gutegura iki gitaramo. Yavuze ko bashingiye ku bikorwa by'uyu mukobwa. Yavuze ko amaze igihe kinini ategura ibitaramo mu Bubiligi, kandi ibyinshi muri byo byagenze neza. So Justin utegura ibi bitaramo yavuze ko ibiganiro yagiranye na uhuje imfura Claude usanzwe ari umujyanama wa Bwiza ari byo byagejeje mu kuba baremeje ko iki gitaramo kizaba. Anavuga ko byamusabye kuza mu Rwanda kugira ngo asabe The Ben kuzaza gushyigikira umuhanzi Bwiza muri kiriya gitaramo azanamurikiramo alubamu ye nyine ya kabiri. Bizaba ari no ku munsi nyine mpuzamahanga w'abagore. Umunsi w'umugore ni umunsi uhabwa insanganyamatsiko zinyuranye bitewe n'igihugu. Mu bihugu bitandukanye ku munsi nk'uyu hatangwa ikiruhuko. Muri 2024 ubwo uyu munsi wizihizwaga wari ufite insanganyamatsiko igira iti imyaka 30 umugore mu iterambere. So kugeza ubu u Rwanda ruri mu bihugu bikoresha abagore benshi mu nzego zifata ibyemezo, aho 30% bari mu nzego nkuru z'ubuyobozi. So ngayo nguko rero amakuru yaragezweho nayo ngayo. Bwiza aritegura kumurika alubamu ye ya kabiri azahuza no kwizihiza umunsi w'abagore. So guys, tubashimiye ko mudukurikirana muri benshi. Natwe turabikunda ko mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nawe mu zindi nkuru ziri buze gukurikiraho. Bye.